Zaburi ya 16. Mikitamu ya Dawidi. Mana undinde kuko ari wowe mpungiyeho. Nabwiye Uwiteka nti ni wowe mwami wanjye, nta mugisha mfite utari wowe. Abera bo mw'isi nibo mfura nishimira bonyine. Ibyago n'amakuba by'abagurana Uwiteka izindi mana bizagwira. Amaturo yazo y'amaraso sinzayatamba, kandi amazina yazo sinzayirahira. Uwiteka, ni wowe mugabane w'umwandu wanjye n'uw'igikombe cyanjye, ni wowe ukomeza umugabane wanjye. Ubufindo bwatumye imigozi ingerera umugabane ahantu heza, ni koko mfite umwandu mwiza. Ndahimbaza Uwiteka umujyanama wanjye, ni koko umutima wanjye umpugura nijoro. Nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ubwiza bwanjye bukishima, kandi n'umubiri wanjye uzagira amahoro. Kuko utazareka ubugingo bwanjye ngo bujye ikuzimu, kandi utazakundira umukunzi wawe ko abona kubora. Uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Amen.